ko mukomeje kugenda mugubwa neza bakunzi ibintare official. Nanone umugoroba mwiza ndetse mu by'ukuri weekend ikomeje kugenda iryohera bamwe. Tugiye kugaruka muri byinshi bigiye bitandukanye ndetse biri kuvugwa hanga mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite? Tugiye kugaruka muri axe nyinshi, dore ko uyu munsi mu by'ukuri twavuga ko ibintu byiriwe bitameze neza muri axe nyinshi. Pinga centre hari kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Bimeze bite? Amakuru twabashije kuba tuyakurura neza cyane, tugiye kukugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uwitwa General Inyasi Mukanya ararusimbutse ndetse mu by'ukuri biravuga ko yari yivuganywe nabo turi buze kugenda tubagezaho muri aya makuru habuze gake cyane. Uyu nguyu General Inyasi arazwi cyane ndetse muri zi axe ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Tugiye kubiva imuzi n'imuzingo muri plane ya Ruzizi. Undi musirikare wa FRDC yishwe na Wazalendo. Ese yazize iki? Byagenze bite? Hari ryari? Turabigaruka muri aya makuru. Territoire ya Rubero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, aho FRDC ikomeje kugenda ihunga. Ese kiri gutuma ihunga niki? Umurebere mushya cyangwa se umurwanyi mushya yongeye mu by'ukuri kugaragara muri centre ya Mweso. Uyu biravugwa ko ashobora kuba atari ku ruhande rwa mama 23 cyangwa ku ruhande rwa Wazalendo. Yitwa nde? Byatangiye bite? Jitene Gatsiru, Ruve, Nyarubande ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye, naho hakomeje kugenda humvikana aho abaturage bakomeje kugenda bahunga muri rusange. Ibi nabyo tugiye kugenda tubiva imuzi ndetse n'imuzingo. Turaza kuba tubabwira mu by'ukuri kugeza muri axe ya Bambo kugeza amagingo ya ikitwa Wazalendo bamaze kuba bafatirwa ikitwa umugambi ukomeye cyane, aho bafatiwe embargo yo kutajya gusarura. Ni nyuma y'inama ikomeye cyane ndetse inama ikaba yarakozwe na Baudouin Ngaruye afatanyije na administrateur wa territoire ya Rucuro. Uyu nguyu yitwa Prince Pambuka. Bamaze kuyikora bafashe imigambi idasanzwe. Turaza kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma muri iki kiganiro ntabwo ndaza mu by'ukuri kuba ndi jyenyine, ndaba ndi hamwe na mugenzi wanjye. Ndabizi ko mubizi neza cyane nkuko dusanzwe dukorana. Ndaba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Bwana Clever Bemba, weekend imeze ite kugeza amagingo aya ngaya? Weekend imeze neza bwana Matatari, kandi ni iminsi myinshi, twari iminsi myinshi abakunzi ba b'intare official batanyumva, ariko ndasubasuhuje cyane, nkongera nkabasuhuza cyane tena cyane. Yes, urakoze cyane. Ndababwiye nti rero tugiye kugaruka kuri byinshi, ingingo z'ingenzi nabashije kuzibagezaho barabyumva neza cyane, aho mu by'ukuri tugiye kwinjira ndani kwa ndani mu makuru menshi agiye atandukanye, aho turi buze kugenda tugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Unze kunyemerera njyewe numvaga neza twatangira muri plane ya Ruzizi, tugatangira muri Ruzizi, hanyuma tugaza gukomereza muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma iyi plane ya Ruzizi bihagaze bite? Byitwaye bite? Situation ihagaze ute muri rusange bwana Bemba? Hano muri plane de Ruzizi Wazalendo bakomeje gushamirana, ndetse muri uno munsi no mu masaha y'amanywa hariya Ruvungi babashije kwica umukatanyama. Cyangwa mbabwira nuko ngo hariya Ruvungi ingabo za Lieutenant General uri wa autoproclamé Ngoma Nzito zishe Lieutenant wa FRDC wakoraga mu cyo bise TD n'abandi bashinzwe iperereza ya Sokora ya kabiri. Sokora ya kabiri ari afite Sokora na Sokora ya kabiri ariyo Sokora ya mbere. Sokora ya kabiri niyo ivuye hariya za Uvira ikomeza yerekeza za Minembwe, za Fizi na za Baraka. Nuwo ngo Sokora ya mbere rero niyo yari iri muri kino gice uhereye Bukavu ugakomeza icyo gice werekeza Fizi ari Sokora ya kabiri, wera Bukavu uzamuka uri kuza muri Kanenya ari Sokora ya mbere. Nuko ngo ni umutende wakoraga muri Sokora ya kabiri muri axe ya Ruvungi, yari umuriyetena. Yariyetena ni grade ikomeye mu gisirikare cya tunavyibuka. Bamurashe bamuhora gukorana n'abarundi, bavuga ko ibijyanye n'iperereza bitagomba kuzamwa abanyamahanga, ngo kereka ari iperereza mpuzamahanga, no mu iperereza
bigomba gukorwa n'abakongomani, niko babivugaga, bituma bamwica. ngaho rero bakaba bati mu gukorana n'abarundi aho gukorana na wazango, gukorana n'abarundi kuki mutakorana na wazalendo? bavuze ko iperereza ryo hagati mu gihugu rigomba gukorana n'abanyagihugu, apana bataraye abanyagihugu, abanyamahanga. baravuga ati ngo niyo mpamvu usanga ku gisirikare ngo cya Kongo ngo cyamaze kwinjirirwa, usanga mu iperereza harimo FDLR, usanga mu iperereza harimo abarundi, harimo abanyetanzaniya, aho kugira ngo hamwe habemo abakongomani jisite. ati niba ari ibyo ngibyo utatubwirwa guharagana bari abarundi byo mwari mwajyaho mu maperereza, ati turakugandagura. ngaho rero isasu rwose baramwica muri etena, abapfuye nyine apfaseze. ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugaragara cyo kudahuza muri iri huriro rya coalition. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse uretse aho ngaho no mu bice bimwe na bimwe, yemwe muri axe zimwe za Makobora, mu nkengero ya Makobora, mu nkengero za Uvira n'ubundi barimo nabo bwabo barasana, abo ndetse bo kwa Irene Itongwe ndetse nabo kwa Yakutumba nabo bari baramutse barwana, none na FRDC biko bigenze urumva ni agatogo, none na FRDC urumva ko nabo babagezeho ntabwo byoroshye. Hanyuma uretse uko gusubiranamo, situation yaba wenda imeze ite, icyo bakiri hariya cyangwa se ibijyanye n'urugamba ko M23 bakomeza bagenda bagira ubwoba, bihagaze bite kugeza amagingo yangahe? ikintu kigaragara hariya urareba habayemo kino kintu cyo twavuga cyo gusubiranamo ubwabo, sito icyo ni icya mbere. haza ikindi cya kabiri cyo ngo M23 yamaze gukora renforcement n'ubundi hariya muri biriya bice, yamaze gukora renforcement n'ubundi muri cya gice yegereje abasirikare benshi. sinzi rero hano ngo ni muri Plaine de Rusizi n'ubundi ndabona hari amakuru umuntu yaranyoherereje n'ubundi uri hariya, ni imboni yacu, ikananamushimire we ahari rwose, nshaka navuga n'amazina ye kuko ubundi ari mu gice kirimo 23 nubwo atari ngombwa. bongeye kugaragara umubare mwinshi w'abasirikare ba 23 baturutse Bukavu, ni nyuma ya FARDC nazo zihongereye abasoda, ndetse bari kumwe n'abarundi Kavimbira, Kiriba, Ningu na Sange. bari mu gihe twirwaneho na 23 nabo bahashyize ibikoresho n'abasoda benshi mu misozi ya Rubarika. babyumva misozi ya Rubarika. ikindi kigaragara nuko wazalendo na FARDC imyumvakanire yabo byo wenda urareba ko amano makuru ahuye nayo yandi yego itameze neza, kuko yego kazamo n'ikindi kintu kubijye kubwumvikane bwa wazalendo na FARDC n'abarundi ku bijyanye na komandema, barimo komandema zigera mu 10. ntabwo ziri kuko buri mujenerali ari gutanga komandema ku basirikari biwe, abarundi bakagira komandema zabo, komandema ebyiri. hari babandi twita ngo ni base n'abandi bashaje, buri bantu bose ngo twebwe twizibe n'abandi ngo twizibe, ntabwo bari kugendera kuri komandema imwe. nabo nubwo ari FARDC ntabwo bahuye nabo ntabwo bahuye kabisa. urumva na gatogo ntabwo byoroshye. nyemerera duhita dusa nkaho tuvuye wenda muri ibi bice, turaza n'ubundi ntabwo mu by'ukuri turahibikiye, turaza kuba tubikurikirana, dore ko twebwe tuba turi inkwakuzi mu makuru y'imvaho abagezweho. abakunzi bacu tubararikire uko buri kimwe cyose, buri evolution ya buri situation turajya tugenda tuyibagezaho muri rusange. nyemerera rero dusa n'abagarutse n'abavuye ahangaha, duhita twigarukira muri teritwari ya Masisi. kugeza amagingo naho haravugwa ibintu byinshi. mu makuru yacu ya mu gitondo navugaga ku byo umujenerali wita general autoproclame Mutayomba twigeze tugarukaho. uyu mugabo biri kuvugwa ko nawe ashobora kuba yararashwe, ndetse n'uwitwa Colonel Muviringo we ngo akaba yagejejwe muri Beni n'abandi basirikare bageze kuri 18 nyuma yo kurasirwa mu gace mu duce tumwe na tumwe. abangaba muri Pareko akarasirwa mu gace ko bita Mwima hano muri axe n'ubundi yaza iyo bari kurwaniramo nyuma yuko mu 23 bavana hanga. bikavuga ko na Mutayomba yaba yararashwe, ndetse hakaraswa n'umugore we, nubwo kugeza amagingo yabitaremezwa neza nubwo yaba yarapfuye. undi mujenerali ngo ararusimbutse bwana Bemba.
yego ahangaha nabo ahubwo turaza turasimbukira muri semuse naho nabonye ko hari amacakubiri yabashije kuhavuka wenda ntituvarira muri Masisi nyemere tuze kureba hariya kwa ba Dominaho ngo ibyabo ni hatari gatuma dutwarira bino byo muri Masisi n'ubundi ngo General Sawuli Inyasi wungirije General Jean Marie Bonane ufite umutwe witwa Nyatura abazungu manza afite ngo ni NCDH yego ararokotse urupfu ubwo yaravuye aho bita Gasopo yagombaga kuganira na generali kubyumva Lieutenant General Janvier Karayiri uyobora APSLS aza kugwa muri ambush yari yatezwe na Nyatura IPSLN urabyumva ya General Kagiri abarwanyi bane abarinzi bane ba Inyasi basiga ubuzima abo muri IPSLN babiri nabo barapfa ngaho amakuru avuga ko Jean Inyasi ariwe uri kuzana FDLR igafatanya na Janvier Karayiri rukumva ya coalition yose noneho uburyo bwayo yego wari inama yakozwe ejo hahise y'abanyatura bavuga ko badashaka gukomeza gukorana na FDLR kuko aribyo biri kuzana donc biri kurakaza M23 noneho bigatuma ibagabaho ibitero ngaho abo bakoze inama rero harimo uriya General Kagiri harimo uwita ngo ni General Hakiza alias Muronda harimo Colonel Safari Mitarako alias Checheni Coordinateur Mungu Yiko Colonel Byiringiro ngaho ndetse n'abandi bawazalendo bafite inshingano harimo ngo abashinzwe pede tede T5 ndetse ngo muri banafite n'abakomanda bato bahariya muri ziriya za IPSLN bo bari mu gice kimwe kiri muri Rukweti muri Bigiri lokalite Biyiri ndetse n'akandi gace kari hafi ya za Rwiba abo nibo bakoranye inama bavuga yuko nuza ngo uriya mugabo ngo ni Inyasi ko ari gukorana na FDL agakorana na APSLS kandi nibo bari gukurwande FDL ariko nugasanga kuba no muri IPSLN hari undi mukoloneli wa FDL ubana nabo witwa ariko uno mukoloneli amwita Omar amakuru avuga ko yigumuranye ingabo zikura muri FDL azizana gufatanya n'abari ntabwo akibarwa muri FDL donc ni amacakubiri ari kugenda hagati yabo bakora utuntu tw'uducagagura bicagaguramo yego ndumva ko ari ayo makuru wundi ari hariya noneho muri ako kurasa Sawuli Inyasi nawe ngo aza kurucika nyine kuko banamurasiye amasikoti ane akahagwa babandi bateze nabo akaraswamo babiri bakahagwa batandatu bose nabo uri kumva yuko rwari rumaze kumugera amajanja nyine cyane kabisa cyane birumvikana nawe byari ariko gusa n'ubundi navuga ko ururya abandi nawe rutamuretse nawe dorabo yahitanye nawe ntago rumwibagiwe nyemerere rero n'ubundi twihuse ya makuru ari hano muri semuse nayo reka tuyajyanire rimwe yego semuse bimeze binyemereye umutwe wa semuse Nyatura ukorera mu nkengero za parike ya Virunga muri Bwito umaze kongera gucikamo ibice bibiri kuba iki kintu ucyumve yego habonetse igice kiri ku ruhande rwa General Dominique na Colonel Sansusi na wa muvugizi wabo iba ari Maître Gashego bari kumwe na FDLR hakaza ikindi gice kiri kumwe na General Mbitezi na General Safari na General Defenders iki gice kirimo Domi na ba Sansusi nabo ba Gashegu nacyo gice kirimo Jire Murumba kikazamo n'akaga tipe k'inyamitabo kitwa Gadi aka naravuze ko kapfuye yego
kuko gadi ntabwo yamaze gushwana na defanderi ahita ajya kwa defanderi asigarana mbitezi na safari yego noneho bakaba ko nabo bacitsemo ibice kubera gukorana na FDLR noneho bakaba bati ngo bavuga ko bano bo kwa safari na defanderi na bambitezi ariko defanderi nese ko ziko ari interahamwe nanjye nzi ko ari interahamwe ikibazo uko yakwitandukanya nazo kandi ariko hari ukuntu bajya bagira batya ntibagire ibyo bahuzaho kubera ubujura bwabo bikarangira n'ubundi bashwanya yego none se nk'uriya nanjye Omari ko nawe yigumuye ku nterahamwe bazigeze zayo urabizi na foka na CNRD bararwanaga ivumbi rigatumuka bamwe ari ababyeyi abandi ari abana urumva ko hagati aho bararwanaga noneho bati ngo bano ba safari na ba domina ba defanderi na ba mbitezi bavuga ko domina FDLR badakomeza kubayoboza igitugu no kubikira ubusa bavuga ko ibintu bigomba guhinduka abandi bantu babibonera hafi ngo bavuga ko ari 23 yatangiye kubacamo ngo atangije urugamba rwo kubacamo ngo nubango 23 ngo kugira ngo ibashobore neza ngo yabonye yuko mu gihe cyo bakiri kumwe ngo reka ibacemo hano abandi bakavuga ngo bene abantu babivuga barara muri bwito abandi baturage barara muri bwito bakavuga ati 23 niyo rutangije urugamba rwo kubacamo abandi bakavuga ngo bari bambitezi bamaze kubona ko ari ibyemezo n'ubundi twamaze gufatwa byo guhiga FDLR kandi bakabona ko mu gihe FDLR igiye guhigwa izajya muri bayiga bakayirandura ko nabo bashobora kubigenderamo bagahitamo ko ngo twivane kuri FDLR ngo FDLR nazo uziranga wabonye ko ejo bundi uza nawe yarusimbutse uriya mujenerali Colonel Guillaume ni Colonel General ni ubwo ngubu ashobora kuba yarabaye generali kuko ari udeployinze hose yego nawe yararusimbutse ariko ari gusa n'ushaka gucika biriya bitero n'ubundi bari kuvuga bishobora kugaba uko yuko nabo muri zose urabona yuko sinzi uko umuntu yabyita babaye ubusho bwa bya bindi kabisa niko bimeze ariko kandi mu by'ukuri ku bakunzi ba mama 23 byo navuga ko ibyo ngibyo ari byo baba bashaka ko M23 ibateza uwo mwiryane bagakomeza bakaryana n'ubundi bikarangira kandi wenda tugize ikindi tugarukaho kuba bari kuryana byonyine bigaragaza ko mama 23 imaze iminsi iri kubakubitaho mu by'ukuri kubanyuzaho ikiboko gikomeye cyane ndetse n'ikinyafu irimo irabatimbagura muri ziriya axes zigiye zitandukanye nkaba ntekereza ko rero nabyo buriya hari ukuntu abantu bazazanirwa ubundi hakahita havuka umwiryane ntarava ahangaha bwana Bemba hari amakuru ari kungeraho ari kuva hano muri centre ya Mweso mu nkengero za Mweso yuko ngo hari umurebere mushya witwa Kayafa uyu murebere mushya witwa Kayafa ngo ntabwo ari gukorana na Wazalendo ngo ndetse ngo nta nubwo ari gukorana na M23 kugeza ubu ngo ni umurebere umeze nka hari umurebere wigeze aba hariya muri biriya bice by'iwacu Burungu witwa Nizeye ntekereza ko ushobora kuba umwibuka amwibuka banizeye abaye no mu escort yo kwa badacoka uwo Nizeye yigeze yigira umurebere nawe akorera muri ziriya axe ku buryo cy'umuntu atanamenyaga ngo akorera uwuhe mutwe uyu nawe rero ngo yitwa Kayafa ngo nawe ngo yigize umurebere muri ibi bice mu nkengero za Mweso ngo aho uyu munsi yiri warasa amasasu ngo mu by'ukuri ngo bikaba byateye ngo ndetse no ku munsi w'ejo yemwe ngo yiri wari kurasa ngo ariko mama 23 iri kumuhigisha uruhindu ngo ariko ngo ntabwo ari muri Wazalendo ngo kuko na Wazalendo ngo zari ziri kumuhiga ngo bigaragara ko ashobora kuba yarazigumuyeho hariya muri biriya byayi bya Jitene ngo bakaba bari kumuhiga ngo kugeza ubu nawe ngo mu by'ukuri ngo ateye impungenge cyane ahangaha muri Mweso ibyo byo wibuke muri Mweto hari undi witwaga Padiri wakoranaga n'abitwa ngo ni ba Indiya yarafiye abanaga na Indiya bari abantu bageze nko muri 5 bafite imbunda nabo bari kuri FDLR kuko Padiri yaravuye muri FDLR bicaga abantu ari nabo bishara imasi nabo ntabwo bageraga bari bahagarariye wikoreye muri Nizeye nawe niko yari ameze hariya muri Burungu sinibuka ari
za Gahira witwaga Sarongo nawe nabo ngabo bajya bakunda kuvuga bati kugira ngo nanjye menyekane reka ntangize umutwe nakwita ko ari umutwe wanjye. Ibindi bintu bibaho cyane ariko uriya ikintu kiriho nuko no kumugera amajanja ariko uzi irengero rya Nizeye urabizi waribwirwa n'iki? uyu nawe ntabwo biri buze koroha, ahubwo navuga ko mu by'ukuri arimo arikungurira, ari kwiga kuko nibuka ko Nizeye we yaje no gufatwa n'ubundi amujyana muri prizo ya Masisi. Niba yaraguyemo niba byarageze ute ntabwo mbizi. Muze uriya padiri we yaje kuraswa yagiye mu ndaya, umurambo w'abaturage bawubonye baranawukubita. Hari undi nawe nibuka baje ahantu bita muri Ruvumbu witwaga Muhire. Abariya rero ni ukuvuga ngo rwamugezemo. Reka wenda tumuveho, dushobora kuza kugaruka dufite andi makuru yiwe yuko yatawe muri yombi niba ari kwigeragera mweso mu gihe cyo, ndetse uduce twinshi dukontororwa na M23 tuba dutekanye. ubwo uyu nguyu baraza kuba bamufata rwa mikono uko byagenda uko ariko kose. ahubwo reka dusimbukire muri Pinga naho ngo harimo harumvikana urusaku rw'amasaso. Pinga bimeze bite? Ipinga ko yigize akara kajyayo muri Pinga ngo ni saa 7 n'igice za kumanywa. Havugiye amasasu menshi ndetse n'imbunda nini ziravuga. Bikavuga ko M23 niyo makuru ari kuvuga ko ihageze, ku buryo urusaku rw'imbunda nini nino zavuze kuva saa 7 n'igice kugeza saa 8:50. Kuva amasaha yose imbunda ziri guturika. Bivuga ko Katanyama zabonye igihuha kivuga ko M23 yinjiye muri Pinga, batangira kurasa batazi ngo M23 yishe. ngaho zatumye Katanyama bamwe na bamwe batangira guhunga ndetse n'abaturage barahunga. Noneho muri mu Katanyama aho yarari na muri Zalenda aho yarari nawe akarasa atazi ngo ari kwa City, ari nabyo babwira abantu ngo M23 irinji ariko nta makuru afite yaho yinjiriye. ariko noneho nyuma rero kuva mu masaha 8:50 niho haje kuboneka amakuru avuga yuko ari ibihuha byari bitanzwe n'abantu bamwe bari bikanze Wazalendo ngo bari batungukiye, bahita bitiranya na M23 kuko babonye bagira ngo ni M23. urabona hari igihe uba uri mu santere ukabona nk'abantu bafite ahantu ugahita ugenda wiruka ukabati ngo barinjiye. noneho FARDC itagira iperereza, Wazalendo batagira iperereza, bahita batangira kubitutura ibisasu barabirasa. bamaze kubirasa aho buri musirikare yarari muri Pinga ararasa. baje kubona amakuru saa 8:50 yuko ari ubusa M23 ikinjiye. noneho babona gutuzisha imbunda zabo, ariko amasasu yavuze, abaturage bahunze, FARDC zahunze, ndetse ku makuru hari n'abaturage bagiye bakomeretswa n'ayo masasu amabare perdi. ibaze n'ukuri, abasirikare ngo barinze umujyi, ngo barinze centre ikomeye iri militaire yamaze kuba yuzuramo abasirikare benshi, yazanywemo abasirikare batagira umubare, yakorewe buri kimwe cyose, hoherejwe buri kimwe cyose, ariko bakikanga ubusa bagatangira kurasa. ubwo igihe M23 yakwinjira byagenda bite kweri? igihe M23 izinjira nukuvuga ko azaba ari umuriro, azaba ari umwoto. nawe urabyumva. Yes, birumvikana. niyo Pinga ikomeje mu by'ukuri kugaragaza icyoba cyinshi ndetse n'igihunga. iyi Pinga mu by'ukuri kugeza amagingo icyo tushobora kuyivugaho nuko isaha yayo itaragera, ariko igihe izagerera mw'abantu mwebwe gusa ntimukajye kure y'Intare Official. tuzaba abambere bo kuba atubabwira uko bizaba bihagaze muri rusange. nyemerera duhita dusimbukira muri territoire ya Rubero. bimeze bite? bimeze bite muri territoire ya Rubero? M23 yongera abasirikari benshi n'ibikoresho kipese. bivuga ko yabishaka kwataka
Oriya santere ya kwataka Rubero santere inyuma y'umwaka 2023 yakandagiye muri Rukanga manza abantu bazi ahantu hari icyiciro cy'abadivantiste cyane hari na za kaminuza z'abadivantiste ngo byatumye abasirikare ba FARDC bari aho hafi nabo basaba ko babongerera abasirikare ndetse n'ibikoresho bigezweho muri gahunda yo kwitegura ibitero bagiye kugabwaho na mama 23 mu bice byinshi bya Rubero hanavuga ko mama 23 n'ubundi ku munsi w'ejo yadeployinze abasirikare ku nkengero za Lac Edouard ku buryo aho bita Kasindi Bord Lac ndabyumva abasirikare ba FARDC bamaze kwakura bari bari n'imiryango yabo ariko bakongera bakavuga ko ndakumva bakongera bakavuga ko brigade yari batayo ideployinze hariya ngo ari batayo ya mama 23 kuko bayoborwaga na Mudahunga yari n'abaturage abasirikare ba FARDC bavuga ngo nayi batayo iko hapa ni batayo yabaye mu 23 abo basirikare bagayidinze bo muri FARDC n'aba Mudahunga none barimo baravuga ko nabo nubundi ari M23 ngari M23 ariko noneho yewe bakaba bati ngo atambo bikwerahe abatapigana ngo niyo bizagenda gute ngo ntabwo bazarwana kuko ngo ntabwo bazemera kurwana n'ababo ikintu kigaragara nuko ushobora gusanga wenda iriya bataliyani deployinze hariya irimo abarwandofone wenda oya birumvikana Mudahunga niba ari uha deployinze ni umurwandofone niba ari bataliyani niba ari brigade sinzi uburyo niba ari yarade ntabwo ari Mudahunga wa deployinze ahubwo abari abasirikare be we bamujyanye ahandi ariko abasirikare baramureka bamujyananye n'amascot yonyine noneho abo ngabo nibo bazanye guhangana na mama 23 none bakatanyama batangiye kwiramata ngo aba ni baduguzabo urumva nini wase abatapigana na M23 juni badugu uriko boko navyo birimo kandi ka oya nta kabazo gakomeye nta cyizere bafite ndetse cyo kurwana kandi iyo byagenze bityo barirukanka bakigendera urabizi igihe cya Ciko kitambwe na Kabundi hariya muri biriya bice byo hino muri Rubero uko bagiye bavuga bakavuga bati ba Kabundi hari itegeko bagiye batanga ibintu nk'ibyo bakabagira abatretere hagati aho urumva niba hari abasigaye b'abarwandofone byangenze bikunze bazajya birukankira bavuge bati n'ubundi ntabwo tugiye gupfira ubusa aba ni bene wabo n'ubundi bari guhangana ntituraswe kandi abangaba ngo bazi ibyo bari gukora yego ukabona ko rero iza deployment n'ubundi za mama 23 hariya muri za Kipese no mu bindi bice n'ubundi ubona ko byazanye panike iremereye hariya muri kiriya gice cya Rubero kabisa birumvikana neza cyane hanyuma andi makuru atugeraho akatubwira ko Jitene Gatsiru Ruve Nyarubande mu Birubiru ndetse na Gihondo ngo abaturage mu by'ukuri ngo bakomeje kugenda bava muri biriya bice ngo cyane ko ngo cyitwa Wazalendo ngo gikomeje ngo nacyo kuhiganza baza ku bwinshi ubwo birumvikana ni babandi bo ku ruhande rwa Bambitezi bari kuza bari kwirunda hariya ngo ndetse muri Jitene bikatera ubwoba rero abaturage nabo bakavuga bati ntabwo tugomba kubana namwe mama 23 yaratwihanangirije kabitubuza abaturage rero bakaba bakomeje kugenda basa nkaho babava iruhande bavuga bati ntabwo turi bubane ni muri ibyo bice n'umundi ngarutseho biri muri sheferi ya Bwito hanyuma bikavugwa ko muri Bambo Wazalendo M23 ngo yabafatiye ambargo urabizi ko Wazalendo FDLR bwana Bemba bari babeshejweho n'ubuhinzi muri biriya bice bari abantu bahingaga muri axe ya za Kazaroho bagahinga ngo mu duce aho bita za Kapopi aho bita za Budapfa ndetse naho bita za Kanyangiri utu duce twose ngo twari twuzuyemo icyitwa ibigori by'intera hamwe ndetse n'ibindi bihingwa nyuma y'inama ikomeye cyane rero yakoreshejwe na administrateur wa territoire ya Rucuro Prince Pabuka ndetse yari hamwe na Bodwe bakayikoreshereza Bambo ndetse no mu bindi bice ndetse yemwe na Sakishishe bakagera amakuru atugera atubwira ko M23 ngo yabategeye aho ngaho ngo bikaba byabaye nko kubategera ku mwobo ngo ubwoba bukaba ari bwose bwana Bemba ngo yuko ngo batari bubone uko basarura ibintu byabo yego ubundi rero bwana Matachari uko ubivuze kiriya cyo cya za Bambo iriya za Kazaroho za Kishishe
nicyo gice kirimo FDLR n'abari kumwe na Domi. Noneho bakaza no mu gace gato kanani ka Tongo Juste Tongo naho muri groupement Tongo na groupement ya Bukombo, ariko Bukombo irimo abakwambitezi. Ukaza hariya uko ari ubivuze za Gatsiro muri za Jiteni ndetse na Gihondo, harimo abo kwambitezi n'ubundi. Kuko iyo hirya uri kwerekera iri hafi muri yo rwerekera muri groupement Kanyabayonga n'ubundi babizi ko nayo iri muri Bwito. Iko gace karimo wa wundi wigumbuye mbere witwa Bigabo. Uriko bakomeze n'abagiye bagabana amax. Baragabanye. No kiriya gice kiri kuri parike ya Virunga nicyo gice kirimo Domi ndetse na FDLR bagiye banahingamo cyane. Yego, akaba aribo babujijwe gusarura imyaka yabo. Yes. ngo baraza ko ibyabo birakomera nubwo kuborohera byoroshye. Oya, ntabwo biri boroheye kubategera hariya ku mwobo, nibyo sawa kubategera ku byo kurya, kubategera kuri biriya. Bwana Bemba wasezera abakunzi bacu dore ko iminota yacu iturangiranye. Reka amasezero mbifuza gukomeza kugubwa neza, kugira ibihe byiza, kugira Imana n'amafaranga, kandi tunabashimira kuko bakomeje gukora subscribe, ibasharinga ubundi bakore na like, babwire abo bantu babo, bababwire uko nta handi basanga amakuru umwimerere buretse ku Intare Official kandi Intare zirabakunda. Urakoze cyane.